nziza umunsi w'umunezero ndabasuje mwese izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Imana yacu iduhana umugisha. Reka dushime Imana yabanye natwe kubana na buri muntu wese. Iyi sabukuru y'isabato ikaba yemeye gutuma turi amahoro kandi noneho tukaba twaje kwizihiriza aho ngaha. Ni urukundo rwa izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyo bukeye ni umugisha tuba tugize, kandi iyo umunsi wiyongereyeho ni impano y'Imana, kuko hari benshi bari bafite imigambi, umuhati n'ibyo bifuzaga gukora ariko batakihumeka. Ijambo ni igihe turagusabye kugira ngo tweze nk'uko ryera, maze Nyagasani amagambo wanditse muri iki gitabo yandikwa ku nkingi z'imitima yacu, kandi ahinduka imico yacu kugira ngo dukore nk'uko ushaka. Mani y'ibintu byinshi njyewe ugiye kuyavuga nciye bugufi cyane kugira ngo uhabwe icyubahiro. Ndi umuntu w'umuntu bwawe, ntabwo nari ngiye guhagarara aha ngaha ariko wabyemeye. Nuko rero ufashe ubwoko bwawe maze ucishwe bugufi uhabwe icyubahiro. Hinduke mikoro wivugire, ijambo ryawe risohozwe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Bugiye gucya bwongere bwire, ni amagambo tugiye kurebera hamwe. Ushobora kumva nk'ubuhanuzi ariko ntabwo ari ubuhanuzi, kandi nta nubwo ari imigani, bitewe n'uko abantu muri ubu buzima turabizi yuko hariho amanywa kandi hakabaho nijoro. Turabizi yuko Bibiliya itubwira ko mbere na mbere Imana ikijya kurema isi hariho amazi ku isi, nyamara kandi n'umwijima uri hejuru yayo, ariko ikiruta ibyo bindi byose ni uko Imana yagendagendaga hejuru y'ibyo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni muri ubwo buryo rero no muri ubu buzima bureke kandi bukiga. Ibyo bigereranya uburyo tubyuka tukaryama, tukabyuka tukaryama. Iyi si twibonyeho, twayibonyeho kuri gahunda y'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kandi ibyo bigereranya yuko hari amanywa hakaba nijoro, kandi iyo bitubwira ko amanywa, Bibiliya itubwira ko amanywa ari umucyo, kandi umucyo ushushanya Yesu, ushushanya Imana. Izina ry'Imana rihimbazwe. Bibiliya ikatubwira ko hari ijoro, kandi ijoro naryo rigashushanya ikibi. Ibyo nabyo turabizi. Rero iyo turyamye tugakanguka, ahari tugira ngo ni ubushake bwacu, nyamara burya gusinzira no kuryama tubigiramo uruhare, ariko gukanguka ntawe ubigiramo uruhare. Reka dushime Imana yadukanguye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu bugiye gute kandi bukirwa. Igihe kimwe buzacya nk'uko butacya, ikindi gihe buzira nk'uko butira. Bavandimwe, Mwuka w'ubuhanuzi atubwira ko umunsi umwe tuzaryama nk'uko bisanzwe, ariko ntidukanguke nk'uko bisanzwe, kuko bazaba biteguye mu museke wa mu gitondo kare. Umwami Yesu azatunguka mu kirere, maze bazaba biteguye bajye kumusanganira, kandi abazaba bari mu bituro bazazahurwa no kumva ijwi rya Yesu, maze abazaba batiteguye bazicwa n'ubwiza bwa Yesu. Bavandimwe, buzacya nk'uko butari busanzwe. Icyo gihe tugende tukitegura, kuko kiri imbere yacu. Mu gihe tudatekereza kirahari. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka ayo magambo ye kuba yanjye, maze tugende tujye muri Yesaya twumve icyo umuhanuzi Yesaya yavuze kuri aya magambo. Turasoma muri Yesaya igice cya 21 umurongo wa 11 ndetse n'umurongo wa 12. 21 umurongo wa 11 ndetse n'umurongo wa 12. Ngira ngo twahageze, ndumva impapuro zitakivuga, ariko aho hari amagambo agira ati, hariho umpamagara ari Siyoni, ati wa murinzi we ijoro rigeze he? Wa murinzi we ijoro rigeze he? 12. Umurinzi arasubiza ati, bugiye gucya kandi bwongere bwire. Nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Uyu murinzi wari ushinzwe gushyira ibintu kuri gahunda, marayika w'Imana, yahamagaye undi mu marayika wari ushinzwe igihe kandi akaba n'umurinzi. Aramubaza ati, mbese igihe kigeze hehe? Mbese ijoro rigeze hehe? Bavandimwe, iyi saha natwe ayo magambo turayabazwa. Mbese ijoro rigeze hehe? Mbese nge nawe twaba tuzi aho igihe kigeze?
mbese nge nawe twaba tuzi aho ijoro rigeze, ko ibimenyetso biza bigatambuka, kandi ko ibintu byinshi byavuzwe tukabyumva, nyamara kandi ibyahanuwe bigasohorera mu matwi yacu, abandi tukabibona n'amaso yacu. Mbese ibi hari icyo byadusigiye kuri iyi saha y'ubuhanuzi? Mbese turareba tukabona igihe kigeze hehe? Umurinzi yashubije uwo mubazaga ati, umurinzi aramusubiza ati, bugiye gucya kandi bwongere bwire, nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Indirimbo twaririmbye ya 81 yavuze ngo kora ugifite uburyo, kora hakiri ku manywa, kora butarira. Mbese imikorere yacu ya buri munsi igira gahunda? Mbese iyo bukeye tugira gahunda y'ibyo turi bukore, cyangwa dupfa gukora gusa tukabona burije burakeye? Bavandimwe, ijambo ry'Imana riraduhamagarira ko dukwiriye guhindukira, kuko bugiye kwira, kuko bugiye gucya kandi bukongera bukira. Imibereho ya benshi, abantu bazaba batariyeguriye Imana kandi bazaba batarakoresheje igihe cyabo neza, bushobora kuzabirana kandi bukira mu mitima yabo, agahinduka icuraburindi, kuko batigeze bita ku mibereho yabo yahashize ndetse n'ay'igihe tugezemo. Ibimenyetso byinshi ntari buze gusubiramo byaratambutse, ariko bavandimwe, twagiye twiga iki kuri ibyo bimenyetso byaciye imbere yacu? N'ubu ngubu hari ibyo turimo, kubera ko insengero zarakinzwe, nyamara kandi dufite agahenge ko gusenga uyu munsi wa none. Ariko hari igihe n'uru nguru ruzakingwa, n'izindi zigakingwa. Mbese Mwuka w'Imana ukeneye urusengero mu mutima wawe, wamajije kumwakira? Mbese waramwugururiye? Uyu munsi Imana iri gusengera muri wowe. Icyo ko cyaje nk'ikimenyetso, ko cyaje nk'imbuzi, kugira ngo hari igihe dufite amahirwe tuyakoreshe neza. Mbese muvandimwe, inshuti yanjye, iyo bukeye utekereza iki? Iyo bwije utekereza iki? Umurinzi aravuga ngo bugiye gucya kandi bwire. Igihe kirageze ndetse kirasohoye. Dukwiriye gutekereza kubaho kwacu, dukwiriye gutekereza impamvu twaramutse, kubera yuko iyaba tubereyeho kurya no kunywa no kwambara, twarangiza tukava muri uyu mubiri tukagenda gutyo, ntacyo kubaho kwacu kwaba kumaze. N'iyi Imana y'urukundo twizera ntacyo yaba imaze. Ariko kubera ko ari Imana y'urukundo, yadushyize kuri iyi si kugira ngo dutegure imibereho yacu y'ahazaza, twe kuzatungurwa nuko imperuka ibaye, bamwe bakarimbuka abandi bakabona ubugingo, kandi twarahawe byose ibyashoboraga kudutera kwizera kandi byashoboraga kudutera gukiranuka, kugira ngo tuzabeho mu buzima bw'iteka ryose. Twarabihawe, twarangiza tugatungurwa. Bavandimwe, mureke dusabe Imana itwereka igihe kigeze, twe gupfusha igihe cyacu ubusa. Icyo twatijwe uyu munsi wa none, nge nawe tumenye yuko ejo atari ko bizahora, buzacyana yandi. Dukoresha igihe twahawe neza, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muri Matayo aho badusomeye hari amagambo ahari ngira ngo dusomere hamwe. Igice ni icya 25, badusomeye umurongo wa 13, ariko nge ntabwo ariho ndi busome gusa, ahubwo ndasoma iki gitekerezo dusanga duhereye ku murongo wa mbere w'igice cya 25. Hari umugani w'abakobwa 10. Uyu mugani ntabwo ari igishasha, dusanzwe tuwuzi kandi turawusoma, twaranawusomewe, ariko uyu mwanya Mwuka w'Imana ashobora kugwishurira igishasha kirimo, ubaye uteze amatwi kandi ugaturisha umutima wawe. Kubera ko umwanditsi yatangiye agira ati, icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri bo, muri aba 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana n'amavuta, bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze, bose barahunikira, barasinzira. Ibyo bimenyetso bari babihuriyeho. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje. Nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose
barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Umurongo wa 10, bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa bandi bo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Umurongo badusomeye ari uheruka iki gitekerezo wa 13, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana ihire gusomwa ku ijambo ryayo. Bavandimwe, tugitangira haruguru batubwiye ngo ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10, kandi ubu bwami bwo mu ijuru nibwo twebwe bicaye aha ngaha turi guharanira kwinjiramo. Bishatse kuvuga ko abo bakobwa 10 bari mu bicaye aha ngaha kuko nabo bari kujya mu bwami bwo mu ijuru. Ariko igitekerezo cyatubwiye ngo aba bakobwa 10 bari barimo amatsinda abiri, abakobwa b'abanyabwenge n'abakobwa b'abapfu. Ntabwo ngiye gusobanura byinshi kuri aba bakobwa kubera yuko iki gitekerezo twaragisomye cyane kandi twaragisobanuriwe, ariko hari icyo Umwuka Wera asobanura kuri aya magambo. Iyo dusomye igitabo Imigani ya Kristo ku bagifite umuzingo wa kabiri niho turi busome. Ku bafite iki gitabo turasoma kuri paje ya 94, umuzingo wa kabiri cyangwa se umugabane wa kabiri, paje ya 94 niho turi busome, maze twumve ubusobanuro bw'iki gitekerezo. Ntabwo ndi buvugeho byinshi mbisobanura kuko iki gitekerezo turakizi, ariko reka twumve icyo Umwuka Wera yasobanuye kuri aya magambo. Yagize ati abakobwa 10 bose, mpereye kuri paje ya 94 hasi haheruka. Abakobwa 10 bose bagiye gusanganira umukwe, bose bari bafite amatabaza n'amacupa ya peteroli. Mu gihe runaka abo bakobwa basaga naho badafite itandukaniro. Naretse kugira ngo Umwuka Wera asobanure, kandi umwuka w'ubuhanuzi asobanure, nirinde kuvuga ibyanjye. Uyu mwanditsi yakomeje agira ati mu gihe runaka abo bakobwa basaga naho bafite itandukaniro. Uko niko itorero rigomba kumera mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo. Utega amatwi ukure mu ibyawe. Abo mu itorero bose bazi ibyanditswe. Haleluya. Dushobora kuba twicaye aha ngaha urimo kuvuga ati ariko ngiye nshobora kubamo kuko muri abo bakobwa babapfu, ngiye ndi umunyabwenge, njyewe ibyangombwa byose ndabifite. Ariko uyu mwanditsi aragira ati abo mu itorero bose bazi ibyanditswe, bose bahamya ko Kristo agiye kugaruka. Ariko mu gihe cyo gutegereza hacamo igihe cyo kugeragezwa kwizera kwabo. Urusaku rwo kumvikana ngo dore umukwe araje. Wasanga benshi badafite peteroli mu matara yabo. Benabo ntibagira mwuka muziranenge, ariko kandi bari mu itorero. Dutekereze kuri aya magambo. Abatabazi bamaze kuririmba indirimbo ivuga ngo turi abashyitsi n'abimukira muri iyi si. Ngo ariko nubwo duhura na byinshi bitugora, duhumure, Yesu ni umuneshi. Izina ry'Imana rihimbazwe. Rero muri uru rugendo dufite byinshi biduca intege. Hari amanywa kandi hari nijoro, hari umucyo kandi hari n'umwijima, hari icyaha nyamara kandi hari n'icyiza kibonerwa muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu tudakwiriye kwirara igihe turi muri uru rugendo. Bavandimwe, aba bantu bose bari mu rusengero kandi nk'abizera
biteguye kwinjira mu bwami bwo mu ijuru, hashobora kubonekamo bamwe badafite mwuka wera. Icyo bakitubwiye. Uyu mwanditsi yakomeje agira ati kuri paje yo hakurya 95 paragarafu ya 2, abantu bagereranwa n'abakobwa b'abapfu ntabwo ari indyarya. Haleluya! Ntabwo ari indyarya, ntabwo ibyo bakora babyikoresha. Oya, ahubwo bari ku rugamba, bari mu ntambara. Bavandimwe, aba bantu ntabwo ari indyarya. Mbese umwuka w'ubuhanuzi arabavugaho iki? Bageza ukuri ku bantu kandi bakita ku bakwemera, ariko bo ntibemerere gukoreshwa na mwuka muziranenge. Ntibaguye ku rutare ngo bemere ko rumenagura kamere yabo ya kera. Ni amagambo dusanga muri Matayo igice cya 21 umurongo wa 44. Banyuzwe n'umurimo udashitse, ntibagiranye umushyikirano n'Imana, maze bituma batamenya kuyiringira. Umurimo bakorera Imana wasubiye inyuma, uba ku izina gusa. Pawulo avuga ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda ibinezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo gutungana ariko bagahakana imbaraga zako. Ni umwuka w'ubuhanuzi urimo gusobanura amagambo nasomye muri Matayo igice cya 25. Abantu bazaba bafite ishusho yo gukunda Imana, ariko imbaraga zabo n'ibikorwa byabo bibihakana. Tuzajya twisuzuma mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Umuyobozi w'itorero ari hano yaduhaye amatangazo adusobanurira ku bantu batanga icya 10 n'amaturo. Tugahora tuvugirizwa ingoma mu matwi, nyabuna mutange. Kandi natwe buri munsi iyo bukeye tubyuka dusaba Imana ngo iduhe imigisha, haba mu mirimo y'amaboko dukora ndetse no mu ngendo turi bukore n'ibindi. Ariko tugasaba Imana ngo iduhe imigisha, kandi koko ikigaragara ni uko Imana iduha imigisha, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Mu bigaragara ni uko idutunze kandi tugaburiye kandi iratwambitse, ntacyo twayishinze. Nubwo waba wambaye uko utabishaka ariko urambaye, nubwo waba uba mu nzu utishimira ariko uyibayemo, hari abandi batayifite. Nubwo yaba ari ubukode Imana iguhaye yo kwishyura ubwo bukode, ahari wenda wowe Imana yaguhaye inzu yawe yo kubamo, wakabaye utanga amafaranga y'ubukode bwa buri kwezi ugakodesha. Ibyo ni imigisha y'Imana, ariko bagahora bagukubitira gutanga icya 10. Mbese iyo migisha uhabwa, uko utekereza wabizanye ubifanye mu nda ya mama wawe, ntabwo ari byo wasanze kuri iyi si. Mbese ko twabonye ko Imana idushize kuri iyi si kugira ngo dutegure ubuzima bwacu bw'ahazaza. Mbese uzavuga iki igihe Imana izakubaza nk'igisonga yaragije ibyayo kugira ngo ubashe gufasha bagenzi bawe, kandi ukore umurimo w'Imana urangire maze dutahe, ukavuga ngo nge ntacyo mfite? Ukwezi kugashira, ukundi kugataha, nyamara kandi wishimiye kuba mu nzu y'Imana. Turi kubwirwa ngo dufashe kubaka urusengero rwa Nyamirambo, ariko uzasanga benshi ntacyo bibabwiye, bati ntabwo ari iwacu. Nyamara mbese buriya iyo tutagira amahirwe ngo kukarambo habe hubatse urusengero rungana gutya, bavandimwe, aho Igikondo twari buhazi, Murambi na Karembure n'abandi twakabaye turi aha ngaha. None se ubu ntabwo ari ukwiteganyiriza? Mbese kuki utatekereza ko Imana izakoresha ubundi buryo na hariya hakaba haba ubuhungiro? Warangiza uti ibyo ntabwo bindeba. Ibyatubayeho byari bikwiye kutubera icyigisho. Abantu bemera yuko bazajya mu ijuru ndetse bakumva ko ijuru rihari, nyamara kandi imbaraga n'imirimo byabo bikabihakana. Uramutse ugeze no mu kabari aho bari kunywa uyu munsi, wasanga bari gucuranga indirimbo z'Imana kandi bakubwire bati tuzajya mu ijuru. Mbese abo batandukaniye hehe nawe wicaye aha nanjye wicaye aha ngaha, nyamara wowe wumva ufite kwizera ariko kutagira imirimo? Dusuzume imibereho yacu, bugiye gucya kandi bwongere bwire. Muvandimwe, ikitari amagambo yanjye, umwanditsi yakomeje agira ati mwuka w'ubuhanuzi
muri iki gitabo ndimo nsoma, ikibi kiriho. Iyo abantu batewe ubwoba no gucogora kwabo, binginga abandi ngo babahe icyo babura. Ariko mu by'iyobokamana siko bimeze. Haleluya! Mu by'iyobokamana ntabwo ariko bigenje gute? Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo umuntu asaba mugenzi we ngo mpa mwuka wera, ntabwo bishoboka. Nta mugabo uzuririra ku ijipo y'umudamu we cyangwa igitenge ngo amujyane mu bwami bwo mu ijuru. Nta mugore uzurira ku ipantaro y'umugabo we ngo amujyane mu bwami bwo mu ijuru. Icyumba cy'urubanza buri muntu wese azakinjiramo ukwe wenyine, kandi ubusobanuro bwawe buzaba ubwawe wenyine. Kubw'iyo mpamvu rero, gerageza irinde kugereranya kwizera kwawe kuko abandi. Ntabwo mu by'Imana umuntu asaba undi cyangwa mu by'amwuka ngo mpa kucyo ufite nanjye ngitunge. Ntabwo ariko bimeze. Mwuka w'ubuhanuzi arimo araduhakanira. Uyu mwanditsi yakomeje agira ati, ariko mu by'iyobokamana siko bimeze. Nta muntu ubasha kurihira undi icyo abura. Imico ntitiririkanwa. Aha ndi kubisoma mu Kinyarwanda cyumvikana. Imico ntabwo igenza gute? Ntabwo itiririkanwa. Umuntu wese akwiriye guharanira kugira imico ye. Kandi abaririmbyi b'ururembo nibo bafite indirimbo ivuga ngo imico yawe niyo izaranga izina ryawe. Mbese uzibukirwa kuki? Uyu mwanditsi yakomeje agira ati, nta muntu ubasha kurihira undi icyo abura. Imico ntitiririkanwa. Nta wakwizerera Imana mu cyimbo cy'undi, cyangwa ngo yakirire undi umwuka w'Imana. Ntabwo bishoboka. Gukiranuka kwa Nowa na Daniyeli na Yobu kwakiza bo ubwabo bugingo gusa. Nubwo dusenga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, kandi abo bantu tukabona ko bakoze ibyiza ndetse bikanadushimisha, ariko ngo gukiranuka kwabo kwakiza bo ubwabo. Haleluya! Bazahagarara imbere y'Imana bagaragaza ibyiza bakoze bitumye bahabwa ubugingo buhoraho. Ntabwo rero njyewe nzishingikiriza ukwizera kwabo n'imico yabo ngo ibyo bitume mpagarara imbere y'Imana ngo mvuge ngo ukwizera kwa Aburahamu kurangijije, ukwizera kwa Yakobo kurangijije. Ntabwo bishoboka. Ukwizera kwanjye n'Imana yanjye niko gukenewe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bavandimwe, imico y'umuntu igaragara mu byago igihe ijwi ryumvikanaga mu gicuku rivuga ngo dore umukwe araje, maze abakobwa bari basinziriye bagakanguka. Nibwo abiteguye bagaragaye bose baratunguwe. Nyamara kandi bamwe bari biteguye ariko abandi batiteguye. Bityo akaga nikaza gitunguro igihe urupfu ruzaba rubagera amajanja, nibwo ababeshejweho n'ubuntu bazagaragaza gukiranuka kwabo. Gusuzuma gukomeye guheruka kuba mu gihe cyo kurangira kw'imbabazi, igihe umuntu aba atagishobora guhabwa icyo akeneye. Ntibagiranye umushyikirano na Kristo muri ubu bugingo. Kubw'ibyo rero ntibashobora kumenya imvugo yo mu ijuru. Haleluya! Abantu batagiranye umushyikirano n'Imana bajya bavuga ngo ikimenyane hano muri iyi si, nyamara no mu ijuru kizakora. Abantu batagiranye umushyikirano n'Imana, abantu bataziranye na Yesu, ntabwo bazigera bagera mu bwami bw'Imana. Bavandimwe, iyo dusenga dusaba ngo Mana duhe mwuka wera, ariko hari ibintu bibiri bitandukanye. Hari uguhabwa mwuka wera maze akagendera iruhande rwacu,
ariko hari no guhabwa mwuka wera akaba muri twebwe. Haleluya. Abantu benshi rero dusaba mwuka wera akagendera iruhande rwacu, twebwe tugasigara tuyoborwa na kamere yacu aho kuyoborwa na kamere ya mwuka w'Imana. Ntabwo twifuza guhindura imibereho yacu ngo mwuka wera ture muri twebwe. Niyo mpamvu aka kantu mukumve neza, niyo mpamvu iteka ryose dufite ibintu byatunaniye byanze gucika muri kamere yacu, kuko ntabwo twemereye ngo mwuka wera azature muri twebwe. Nyamara kandi birashoboka. Dukeneye mwuka wera utuye muri twebwe aho kuba ugendera iruhande rwacu. Dukeneye mwuka wera wo guhindura, agasimbura ibiturimo bidutuyemo kugira ngo ahinduke umuyobozi w'ubugingo bwacu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bavandimwe, uyu mwanditsi yagize ati, amagambo ateye agahinda kurusha ayandi yose n'aya yakaga avuga ngo sinigeze kubamenya, kugirana umushyikirano na mwuka w'Imana mwagiye mukereza, nibyo byonyine byajyaga kubaha umwanya mu birori by'ubukwe. Ntimushobora kuzagira uruhare muri ubwo bukwe. Umuntu ufite umutima wagushijwe ikinya n'iby'isi ntashobora gukunda kunezezwa n'ubwo bukwe cyangwa kubwishimira. Oya, mwivukije ijwi kubera ko mwanze kugirana umushyikirano naryo. Bavandimwe, mwuka w'Imana akeneye gutura mu mibereho yacu. Nibyo koko, uko twicaye aha harimo abamutujemo kandi bamufite. Ntabwo ndi hano guca iteka, oya, nta nubwo ari nacyo cyanzanye. Ariko nk'uko twabibonye muri ubu bukwe kandi muri uku gutegereza ko abakobwa 10 harimo amatsinda abiri, twamajije kubona ko natwe ayo matsinda abiri muri iki gihe dutegereje kwinjira mu bwami bwo mu ijuru, dutegereje umukwe wacu Yesu Kristo, dushobora kuba dufite ayo matsinda abiri. Aya magambo rero arimo arabwirwa itsinda rya kabiri ko rikeneye kwakira mwuka wera agatura muri ryo, agahindura ibyananiranye kugira ngo babe ishyanga rimwe na Kristo Yesu. Nihutira kugera ku musozo, uyu mwanditsi yagize ati, muri iryo joro ryo kuba maso niyo yabamurikiye mu ijoro ry'ubukwe. Bityo n'abakurikira Kristo bakwiriye kumurikira abandi mu mwijima. Iyo ijambo ry'Imana rikoreshejwe na Mwuka Muziranenge rihinduka umucyo n'imbaraga yo guhindura abaryakiriye. Iyo bakiriye amahame y'ijambo ry'Imana, Mwuka Muziranenge ashyira mu mitima yabo imico y'Imana, umucyo w'icyubahiro cyayo n'imico yayo birabagirana maze bikaba muri bo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aya magambo somye murayumvise? Iyo twakiranye ijambo ry'Imana, imbaraga zo kwizera, aya magambo ahindura imibereho yacu maze Mwuka w'Imana akaba muri twebwe. Ntabwo nzi ko muyumvise ku rugero rwayo. Haratubwiye ngo iyo bakiriye amahame y'ijambo ry'Imana, Mwuka Muziranenge ashyira mu mitima yabo imico y'Imana, umucyo w'icyubahiro cyayo n'imico yayo birabagirana maze bigahinduka imibereho ya buri munsi. Izina ry'Imana rihimbazwe. Rero bavandimwe, kuba twarize byinshi ntabwo ari Imana izarebaho. Kuba twarabwirije byinshi ntabwo ari Imana izarebaho. Kuba twarigishije byinshi ntabwo ari Imana izarebaho. Imana izita kuba ibi bintu byarahinduye imibereho yacu. Haleluya. Imana izita kuba iri jambo ry'Imana ryaravuye muri izi mpapuro maze rikandikwa mu mico yacu kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro ku bwacu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Njya ku musozo. Umukwe yaje mu gicuku no kugaruka kwa Kristo kuzaba igihe ibitekerezo by'isi bizaba bicuze umwijima. Satani azakoresha imbaraga ze zose n'ubuhendanyi bwose bwo gukiranuka
Abatesalonike ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 9 n'uwa 10. Umurimo wa Satani ugaragarira mu nyigisho ze z'ubuhakanyi zitagira ingano no mu buyobe bwo muri iyi minsi iheruka. Ntabwo ajyana mu bubata ab'isi gusa, ahubwo ubuhendanyi bwe buyobya n'amatorero yiyita ko ari ay'ubwami bwacu. Ntabwo Satani ayobya abapagane gusa tuzi ko batari mu itorero, ahubwo ngo ashobora kuyobya n'abizera bari hehe, bari mu itorero. Ibyo birashoboka, Satani yabakoresha. Rero ubuhakanyi bukomeye buzakomeza kubudika nk'umwijima wa mu gicuku ku bantu b'Imana. Rizaba ijoro ryo kugeragezwa, nimwumve, ijoro ryo gutotezwa bazira ukuri. Ariko muri iryo joro ry'umwijima w'iby'iyobokamana umucyo w'Imana uzamurika. Izina ry'Imana rihimbazwe. Imana irababwira buri muntu, Imana irabwira buri muntu wayo, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Izina ry'Imana rihimbazwe. Kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugarukaho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bavandimwe, inshuti zanjye, njya kugera ku musozo. Kwakira Mwuka Wera ni ikintu cy'agaciro. Niba hari ikintu dukeneye cyane gikomeye mu mibereho yacu, niba hari ubukene dufite butari ubw'amafaranga, butari ubw'imodoka, butari ubw'ikibanza, butari ubwo kubaka, bavandimwe, dusabira muri iki gihe, dukeneye Mwuka Wera. Dukeneye Mwuka Wera ku rugero rwo ku rwego rwo hejuru. Dukeneye gusukirwa Mwuka Wera, kuko uyu Mwuka Wera nitumuhabwa niwe uzatuma duhaguruka mu isi tukajya gusanganira Yesu mu kirere. Yesu bwazaba agarutse bwa mbere, ibyanditswe byera bitubwira ko bwazagaruka bwa kabiri. Yerusalemu nshya izahagarara ku musozi wa Elayono, maze uyu musozi ugaturikamo kabiri. Abana b'Imana bazaba bari muri Yerusalemu igihe bazaba baje gutuzwa ku isi, ariko kuza bwe bwa mbere azahagarara mu kirere. Inshuti z'Imana, abantu bazaba barahawe Mwuka Wera nibo bonyine bazabasha guhaguruka kuri ubu butaka maze bajye kumusanganira mu kirere. Abantu bazaba barahawe Mwuka Wera nibo bazaba bari mu bituro, maze Mwuka Wera uzaba uri muri bo azabashe kumva ijwi rya Yesu abakangura aho bazaba bari mu bituro bajye gusanganira Yesu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu kubaho muri ubu buzima tudafite Mwuka Wera ni igihombo. Isomo risoza turarisoma mu Byahishuwe. Niba mwahageze turasoma igice cya 22 umurongo wa 11. 22 umurongo wa 11 niho turi busome iri somo risoza. Reka duhere ku murongo wa 10. Haravuga ngo, kandi arambwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amagambo y'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru. Bavandimwe, inshuti zanjye, niyo mpamvu ngewe nahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwiza isaha yose wampamagarira, haba ku manywa, haba mu gicuku, haba mu mvura, haba mu mucyo, haba ku izuba, haba mu mpeshyi, haba mu rugaryi. Nahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwiza. Numpamagara nzakwitaba. Icyo nicyo nasezeraniye Imana. Imana ijya ibimfashamo, kubera yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo amagambo y'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Kandi umurongo ukurikiyeho uravuga ngo, umurongo ukurikiyeho wa 11, igihe kiri bugufi ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, n'uwera agumye yezwe, cyangwa se uwera agumye yezwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aya magambo agiye gusohora mu gihe kidatinze, kandi azasohora ku bantu bitwa ko bari mu isi. Bugiye gucya ku bantu bamwe,
kandi bugiye kwira ku bandi inshuti z'Imana. Aya magambo agiye gusohora ubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, kubera ko ukiranirwa n'uwabyiyemeje muri iyi si, uwavuze ngo nta Mana iriho, nta nubwo ashaka kuyumva, kandi uwavuze ngo nta byanditswe bishobora kunyobora. Uyu muntu yiyemeje gukiranirwa rwose, abigira umwuga we, nta nubwo ateze kujya mu bwami bwo mu ijuru, nta n'ibyo atekereza. kandi abo bantu barahari bavandimwe, niba ijambo ry'Imana ritubwira ahangaha. Abantu ba kabiri, uwanduye mu mutima agumye yandure. Uyu muntu wanduye mu mutima ashobora kuba yicaye ahangaha kubera yuko agaragaza gukiranuka kw'inyuma, akagaragaza kwambara neza no gucya, kandi akagaragaza ubukirisito, akagaragaza ko ari umuririmbyi n'umudiyakoni n'umuyobozi w'itorero n'ibindi byinshi, akabikora ku bw'izo nshingano, ariko imbere mu mutima agifite ibindi byo gukiranirwa bikirimo. Uyu muntu ni akaga, kuko ubwo ijambo rigiye kuvuga ngo birarangiye, uyu nawe nta bwami bw'Imana azaba ateze. Rero ijambo ry'Imana riraduhamagarira gufata umwanzuro w'ubugingo bwacu uyu munsi wa none. Umuntu wa gatatu wanduye mu mutima ngo umukiranutsi agumye akiranuke. Uyu mukiranutsi ni umuntu wabyiyemeje. Uyu mukiranutsi ni umuntu wemera kumvira Mwuka Wera, kandi uyu mukiranutsi ni umuntu wemeye kugira Mwuka Wera ature muri we, atsindira icyaha mu mutima, ntabwo kijya kimutsinda iteka ryose. Ntabwo uzamufatira mu busambanyi, ntabwo uzamufatira mu bujura, ntabwo uzamufatira mu buriganya, ntabwo uzamufatira muri biriya na biriya ijambo ry'Imana ridakunda, kuko yamajije gufata umwanzuro nka Daniyeli. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu mukiranutsi yarabyiyemeje, ntabwo agiteraganwa no muri aba hirya no hino. Abo nabo barahari kandi bicaye ahangaha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ijambo rya kane riravuga ngo kandi uwezwa agumye yezwe. Uyu muntu wezwa ni umuntu ririya jambo rizasanga yamajije gufata umwanzuro, kandi atigiza nkana, ntabwo yirengagiza, ntabwo yijijisha, ntabwo yiyobagiza, ntabwo ibi bintu ajya abikora. Icyo amenye cy'ukuri akigenderamo, kandi icyo Imana yanga nawe aracyanga. Ni muri ubwo buryo uyu muntu ashaka kwezwa, kandi ntabwo Imana izamusubiza inyuma. Igihe amagambo azaba avuzwe, uyu muntu, igihe tuzaba turi mu byago birindwi, igihe akaga kazaba kari ku banyabyaha n'abanze kumvira, uyu muntu ubugingo bwe buzaba bukomeje kwezwa, kandi azasanganira Yesu atunganye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka nsabe imbaraga y'Imana ihindura ngo ihindure imibereho yacu, turinde gupfusha igihe ubusa kandi tutazi uko kingana. Tumenye ko ubwo uyu munsi bwakeye, ejo bushobora kudacya. Ubwo bwije, nyamara kandi bushobora kudacya nk'uko bwije. Dutekereze ko twaramutse kugira ngo dutegure ubuzima bwacu bw'ahazaza, kandi amagambo agiye kuzasoza iherezo ry'iyi si azatugaragaze ko dukiranuka, duhabwa ubugingo buhoraho. Nibyo nsabira umuntu wese wicaye muri iri teraniro, nanjye nisabira mu izina rya Yesu umwami wacu. Imana iduhana umugisha.